cyane wagira uruhuka rega hano hasaga nabi ariko ndaruhuka n'ubundi bano inzu yose umaze gukora none ugiye guhita umugongo kubura wagiye ugirira imbabazi niba hasaga nabi pereba kubera ibi biti haguye ego komana ubwo cyo bwabona uri gukubura none se sinimiwe muhagaze hejuru uya ndumuhagarare hejuru ariko nanone wa mwana ari kudafashanya ko rero nyabona urakwanduriza pe abona ahubwo uzanyica nabi da kutese aho wazese ko mbona unetesha anje se shako nawe neze kujya nzakomeza gutekera sanje karani ya bintu ahisemo byo kugira ngo undi mashini njye nabitekereje nsanga biragoye kandi biranatinda uya ntabwo buriya ikintu cyose wagishyizeho umwete ntabwo bigora pe kuko nese ubu naje mwaka kazi mbizi uzi ko ari we muntu nabonye ufasha abakozi bo mu rugo ariko mabuje nta kintu yagufasha biki ahubwo ni uwo kwirirwa nyine agutuka ariko wowe niwe nabonye ufasha abakozi bo mu rugo pe bivuze ngo kuva kera ubikora wenyine nta nubwo yagufasha ni uwo kugutuka nta kintu yagufasha ihangane naraje nzajya ngufasha sibyo ariko rero ahanje gutekerezeho neza kuko uracyari muto uracyafite amahirwe yo kuba wajya ku ishuri ariko reka ubu dushobora gutungurwa no kubyiza uri ukavamo depite minisitiri ntabwo rero ibyo bintu wajya muri ibyo cyangwa ngo ube na meya cyangwa na gitifu ye barize ubutayeri utarize amasomo ariko ndumva nagenda nkiga ibyo by'ubutayeri narangiza nkita nishingira ntoriye yanjye nkikorera harya mbwiye ko wagarukiye mu kangahe wa gatatu segonderi mu gatatu uragarukiye mu wa gatatu ndakeka ubwenge wari ubufite ari ikibazo cyo kubura uko bakurihira yewe nanjye nubwo nta kazi mfite ariko ntabwo buriya ndi umukene cyane ndetse ko na rukaza atakwanga kukurihira nanjye ubwanjye nakwishyurira ukagenda ugakomeza amashuri yawe ukiga ukaminuza ukaba umukobwa wize komeza amashuri se nanone uracyari muto ya anje wirambirwa uracyari muto ahubwo urabona abana bagiye gutangira kandi tugomba kukwandikisha uzi biragusaba kujya mu cyaro gukora iki urajya iwanyu ugende wake mama wawe irangamuntu uzayizane tubone uko tukwandikisha kuko n'ubundi nubwo tugukunda n'iki byose ariko ntabwo twakwiyandikisha aho baduhana nta burenganzira tubifitiye sibyo uzagenda uzana irangamuntu ya mama tugende twandikishe ku ishuri ujye ku ishuri imirimo nzajya nyikora cyangwa se dushake n'umukozi umwana ungana nawe ntabwo nakoze gukora nese buriya nese ntabwo wajya gutangira bidasabye irangamuntu hoyo nese umwirondoro wa mama we twawukurahe njye nkababwira amazina ntabwo bihagije amazina ntahagije wowe aho gusaba uruhushya sibyo gusaba uruhushya ugiye rase ikibazo ni nyirangamuntu ya mama ntayafite wiki menya ntayafite ntarangamuntu agira menya ntarangamuntu afite kubera ko hari igihe yampamagaye ambwira ngo irangamuntu ye yarayitaye ngo ntabwo ntarangamuntu afite se twabereka ifoto bakagirara bakakwandika kubereka ifoto gusa amazina yose si uyazi amazina yo ntayababwiye imyaka n'imyaka uzazana ifoto turebe ko twabereka ngo uyu mama wanjye ntabwo akunda kwifotoza pe hanje niwe warambwiye ngo mufite alubumu umwana wa ndumva byangora reka nziyizira ubutayeri ibyo byo ku ishuri tubireke ariko disi numvaga nkugiriye mu wawe kugira mu ishuri bisanzwe oya ndumva bigoye genda kananjye ibyo mba ndi bubyiyogereze genda aho uvugira genda ubutunganya ibyo guteka reka ngende ibyo mba ndabyogereza
akanara akana ibaze bamirenga muri leta mama ntabwo yifotoza kandi karanga ngo gafite alubumu beshya nzakora iriya proje nahaye Matayo irimo irabyibuha cyane irimo irabyibuha ndimo ndabyishimira kandi nawe nawe ujya ubibona ahubwo si Matayo arahari Matayo wari uryamye cyangwa wapi hari mu matelefone ko yararamutse ariko Mata muri minsi kwitwara nk'umuntu ufite nk'uyu umaze kugira sheri w'umurundi sheri w'umurundi nk'akazi w'umurundi kazi ariko yada ntababeshya sheri ibyo urabizi ibyo bavuze ntabwo urumva ya ndirimbo ya Yamana arya ngo w'umurundi kazi Matamana ntabwo njya nkumenyera wanishe ndetse ntabwo nakubeshya ngo nashaka mfite yego none nta n'uhari da ashobora no kumaze kugira benshi oya n'umwe umweskoro arabeskoro kamose abatendeka ku murongo Mata abo ubu uzanatwereka sheri uzanamutwereka bisa arugeze kutwereka ntabwo ngiye hari ikigende bamatayo nkabona ari nk'ibandi ntabwo ashobora kukureba umusaza wanjye ariko mu buzima ntabwo duhuza amaso ngo kugira ngo aza kwe no maso ahubwo buriya ni gakeya oya ni ukubaha umuntu niba barambaye ibiki ni ukubaha umuntu buriya cyangwa shaba usiga ufata kure hano ngo ni Subaru sinzi ko ibintu twatunose ngo ni bibaba ngo ni Subaru ngo ni oya natansara ajye bikubwira se apangera mwe ngunze tansara nimfata ibintu by'itabi ukuntu ahubwo ko nkunda kwiyambarira ingofero cyane kubera izuba niyo mpamvu okay gusa mutwereka nabyo birakenewe nzamushaka mukwereka niyo wagira ute oya impamvu namwereka nuko ntawe ngira nese nakwereka umuntu afite ugira ngo wowe waza ko wenda hari abajya bamamagara akabimporopoza niba baguporopoza se cyangwa ntabwo uzi ko mbere nta mafaranga nagiraga ubu sigaye waba ufite nk'igihumbi kumara guhamagaye ati amahita yancuranye ngurira niyo mpamvu wiye ubona abagukama abo ni abankama anyway ntabwo babura sasa rero Mata nari mfite igitekerezo ndagira ngo nawe kuko umaze kumenyera ibintu bya business ndagira ngo nawe uduhe agatekerezo nyuma yo kubona iriya proje nakweguriye iri kugenda neza nifuje ko twakora indi proje iyishamikiyeho yo gukora ari amategura kizungu se yagendera kuri kizungu ariko aho kugira ngo ufate erega inuza abantu bakababaye benshi cyane most opportunities zo kwakazirahari nanjye kwakugira nyine tubirebere hamwe icyo ntekereza amategura ari amategura urabona abantu benshi basigaye bubakisha ibisenge n'amabati asanzwe amategura sinzi ko keretse ari nko mu byaro niho bishobora kuba byakunda icyo ntekereza uko byagenda kose ngomba gushaka ikintu cyunganira kiriya kandi no kucyagura biri ku rwego rushimishije ku buryo nifuza ko na sister wawe uyu nguyu tumukorera ahantu akagenda
akahicara sahinduka sheri I love you byaba bikumbuye Oya ntabwo mbishaka. sheri cyose ndamushingiye wenda nk'iduka ry'imyenda uzi imyenda aho sava kuko njye nirebeye mu byagutse mu byibushye imyenda nabyo birakunda Sheri ariko ngiye twarabiganiriye simbikunda. sheri Ntabwo ngiye sheri. sheri tinyuka Oya reka nkubwire. Sheri, Ngiye tinyuka. mfite kuntu neye. Sibyo? Mfite kuntu neye sinjya nkunda ibintu by'akavuyo, sinjya nkunda ahantu hari abantu benshi. Mba numva nkunze urugo rwanjye, mba numva nshaka gukurikirana ibyo mu rugo byanjye. Ibintu byo gukora sheri ntabwo mbikunda. urugo uraruko kandi narwo uragukunda twese turagukunda yega twese turi umuryango Sheri mwabikoze se ko muhari? Simbaka ibya mirenge, None sinshaka se. ibya mirenge ariko ngewe nshaka ibintu bima amahoro mu mutwe no mu mutima. basi gerageza Kandi ikindi cya kabiri ngomba Basi gukurikirana iterambere urugo si rwanjye, umugabo wanjye akambonera igihe ngiye nta nubwo biramba mbikora kubwo gushaka yenda inyungu sinyishaka nshaka ahubwo kuko umugabo wanjye urukundo rwe akwiriye kumbwira ngo nagiye mu kazi ngo nananiwe ngo umugabo ngo oya sheri ndagukunda bihagije nta kindi kintu nashyira imbere yawe kuguma mu rugo ni inshingano zanjye nkakwitaho nkakufurira nkakuhanagura nkakubebeza ibintu byose nkagutekera nkamenya ngo ibintu byose nabishyize ku rugo ariko ninjya muri kariya kazi bizanstresa bitume nibagirwa n'inshingano zanjye ariko sheri ubu bibaye ngombwa ko mpaguka nkava hano nkajya nko mu mahanga mu kazi aho nyine hafite imyaka 2-3 nza hano gusa kubasura nsubirayo utekereza ko matayo birandi byose wenyine abibamo Erega wasevinze uransevingiye kandi ikindi cya kabiri naho waba uri wabukora okay ashize noneho adahari basi reka nkore ikintu kimwe byuza tujyane ku kazi byibura urebe igikorerwa hari kubera iki mu mate noneho basi sinshaka gufata ngiye amafaranga ntabwo mbikunda basi nyemera ibyo umumpa biramba uzashaka nyine umuntu uzajya gufatira amafaranga ntuzayafata ariko tujyane mpaguruke ndi hari ubirebe niba ari ukunkunda basi nkunda mu rugo ndabeza arabikunda Sheri ngiye ngira amahane ibi bintu muri kwikururiza muranzi ayo mahane nta kibazo apfa ko atari amahane aseye hari amahane meza ngewe kugira ngo nkontorore umujinya wanjye mu rugo urahora wabona hari umugore winjira muri uru rugo mvugana nawe hari urugo wari wabona njyamo Sheri nuko njye niyizi kamere yanjye na karagiteri zawe wamba bariye nkigumira mu rugo ukabifata nk'inshingano n'ubundi nta mwana tugira ngo uriza ayo ufite arahagije sweetheart tuzajya tujyana n'ubundi se tunagarukane sibyo si byumvikana ikibazo si ukujyanire Sheri nshaka kumenya umugabo wanjye ibijya tuzajya tubitegura noneho nawe icyo kintu ndakigusezeranyije Sheri erega njyewe nawe turi babiri muri umwe urakagufa ko mu magufa yanjye nyine reka kagume mu rugo ako kagufwa ko mu magufwa yawe kandi mba agomba kukagendana ntabwo sinonga ntabyo nshaka nawe genda ujye mu kazi Imana yaravuze ngo umugabo azajya yiyushya icyuya umugore nawe azabyara nyine ababaye nubwo nabuze umwana ariko uzamubona tuzamubona ushaka kujya ku kazi Sheri ngo ukore iki ariko se kubera icyo umushaka ko tubyara mukorera iki akantu k'agahinde nyine ariko ntaribi nanjye ejo bundi nzabereka umugenda yagira shamba bari mbarunye mbega ndagukunda iri nukuri ko Imana mbabarira cyo kumpatiriza mata wamfashe sisi wawe ko basara ko byumva ari kwigisha ndabizi ari kwigirisha ndabizi agomba gukora abantu njye impamvu ntabikunda mfite impamvu zanjye kandi wanyuma wakiri kwigisha ntivangira kugira kandi tugenda yego radi binandukanye n'umugabo ntabwo mbatandukanyije urupfu nirwo uzabatandukanye urupfu nirwo uzabatandukanye tugenda mbese binatambwiriye aha ngaha ni tugenda ugomba kubyemera
ko watinze se hari utuntu nari ndi gutunganya. wari kumwe na Fabiola Tujya? Ntabwo twari turi. sinone wambaye neza wa Nawe wabibonye. sigaye uzi kugura Aha. Neza ubu uzi ko ari njye uzahora muri bya bijipo. ariko yabijipo birakubera Kurenza utu ngutu se? abantu twari twiza Utwiza cyane ni utuye. utungutu Nzaza mwambara. ariko nese ko Fabiola atakimurakariye Fabiola se wamurakarira wazaturi ku mutima. waza turi ku mutima yawe ibyo nshatse kuvuga hari ukuntu wamwihanga n'iki ngasanga hari ibibazo nyine ibyo bibazo nibyo ndi gushaka ko tugira iki tuganiraho ndabizi hari umunsi kandi ngewe hano mu rugo nari kumwe na Fabiola n'undi muntu bombi kuturunguruka Wowe muntu. hari umuntu uranga Nguhe se. ndabizi ko nakubonye yambaye ikanzu y'umutuku w'umuntu nibyo cyangwa si byo Ntabwo ari byo. sure mvura mubwira ibintu byose wabonye ahangaha si ukuri Ibikize kandi matayo noneho uwo muntu. Okay ngaho amataka nkubwiza ukuri nk'umuntu w'umushuti wanjye. Narabarungurutse nibyo ahubwo mwaye muri mu biki. twari turi mu biki wari gusa wabonye turi gukora iki Yewe mbwira wenyine wari ubirimo. We ni wowe ugomba kumbwira. twari mu nama y'umuryango wabonye imeze bite twari turi kwica abantu Oya nabonye ari inama y'umuryango neza siko mbwiye. nyine ibiya byose wabonye ni ibintu bisanzwe nkuko nawe wabibona nyine bikarangira bikagenda gute ni ibintu nk'ibyo ngibyo tu so nyine ukuri kose umuntu abonye si ngombwa kuvuga kandi kuvugisha ukuri cyane si byiza Ndabizi ntabwo ari byiza nese ubundi nabibwira nde. wabibwira nde mbona ukuntu uri gukururana nawe muri aha ngaha ushaka kuzaterwa ukagira icyo ukabimubwira Oya uriyeregane uriya ni nka shangazi wanjye. ni nka shangazi wawe urumva Ndumva shangazi mbimubwiye se ubundi hari ikibazo kibirimo. Si uwo muri famiye ya hano. kuki se ahubwo wabimubwira Kuki se ubwo udashaka ko mbimubwira? wanyine nuko ari ibyanjye na Fabiola kandi ibintu byanjye na Fabiola sibyo si ngombwa undi muntu wese abyivangemo Ndumva nyine biguteye umuntu ubwoba. ubyivangamo aba ari umushuti wacu yego Uriya rero arenze no kuba ari umushuti wanjye. Nese suzi ko ari mushiki wa boss wanjye. wa boss wawe yego ni mushiki we ariko si ngombwa kumubwira ibintu byose Ya nubwo tuganira nese ni wumve ko ibyo bintu nta nibyo nibukaga ahubwo. ndabizi ko utabyibukaga ariko ari igihe umuntu yibuka kandi akavuga Njye nta magambo ngira. Kuki se ubundi wumva udashaka ko mbivuga hari ikibazo byateza? nta kibazo byateza kinini ariko si na ngombwa ko bivuga muri make nicyo nshaka kubwira Ubwo nabivuga cyangwa se mbivuge ntacyo byicana n'icyo kiza. ntabwo si ngombwa ko ukuri kose uzi ukuvuga Okay. Ntabyo nzavuga. hari ibindi ushaka ibyo nakubwiraga byaka ibyo ngibyo yego ushaka kujya mu mirimo yawe pe Ntacyo bitwaye mata ntabyo nzavuga. Ntibigutera ubwoba. iyi mpamvu nabwo mbikubwiye ni uko mbona usa nk'umuntu wijunditse Fabiola ngo ni umuntu mubi Ese wanjye ndabizi ariko oya Fabiola nese ubundi wabona atari umuntu mubi. umuntu mubi agenda ameze ati Ari umuntu nyine ugira umutima mubi ukora ibintu bibi. Fabiola wumva yishe umuntu wari Ibyo wabona akora yaroze bijya gusa nkabyo. wari wabona yaroze se Nyine ibyo akora bijya gusa nkabyo. ari uroga se ntugire umutima mubi wowe wahitamo iki Nahitamo iki nese kugira umutima buriya nuko wenda nta hantu yavana uburozi. Ngaroga ariko kugira umutima mubi biba byerekeza kuroga. saa byari ibyo ngibyo
kagenda bikomereza imirimo yawe. Ariko nyine ntukamuvugire ngo nuko ari mushiki wawe. Reba urebye sibyo? Yewe nahamagaye uriya mukobwa, muhamagara inshuro ya mbere, muhamagara inshuro ya kabiri, muhamagara inshuro ya gatatu, iya kane, iya gatanu, ngo yanze kumfata. Sinzi nimba ndajya kumureba, nkamureba ahari ahantu hose mazenguruka, rero sinzi icyo nakora kabisa. Nta n'impamvu yo kumureba, ngiye n'ubundi biriya bintu niwe wakomeje kubinshyiramo, numvaga bitandimo. Ikibazo ntabwo ari cyo ngicyo. Byagenda bite? Kandi ikibazo ntabwo ari njyewe sibyo? Mva nkwereka mu kintu kiruka sibyo? Njyewe n'ubundi uri kwanga kujya mu kazi, ariko ugiye mu kazi ntuguma ahangaha cyane, byatuma Lucas atagira iki, adakomeza kubaza ibyo bintu by'abana n'iki. Ariko ayo uri bize ukagenda ukigeka ku mugoroba, ukagenda ukigeka ku mugoroba, byatuma n'ubundi utajyana ibibazo nande na Lucas. Bigatuma utanavuga, bigatuma utajya no kugira iki, tutajya muri biriya bintu. Ngiye ninjye mu kazi ke ndabizazangirika ibintu byinshi, kandi urabizi ko nzi pe, kuko ntihagira n'umugore umureba gusa, kabone niyo yaba ari umukiriya, namukubita urushyi mu maso. Akagushingira iduka ahandi hantu. Ako se bandambe ubundi bandetse. Ese bakurambe. Kindi ukubwira ibintu byiza nyamara no kutari kubi imbaraga, udari kuba n'agaciro. Kugira ngo tujye twirukanka mu bintu bidafite umumaro, twakwicaye tugashaka ikintu byibura ugashaka bari kubigupropoza gukora, wakoze ubundi gutwaye iki, kugira amahane iyo umuntu agiye gushaka amafaranga bidafite umumaro ni ibiki? Sinzi abafungwa bafite umumaro. Ese ko twarirukanse twararushye, nushaka dukora iki? Ngiye inama mbe nakugira nziza kurusha izindi sibyo? Ibyo by'abapfumu si wowe wabizanye, none umva ko utangiye kumbwira. Uretse ko n'ubundi wanabishyizemo, n'ubundi nta gahunda mbifitemo, ngiye ntanabakunda. Ariko n'ubundi nta n'impamvu yo kugira ngo tubigume mu byo ntacyo bintwaye. Kuko n'ubundi icyo nashakaga umwana, ariko baba babeshya gusa nta n'ikintu baba banamuri. Nimundekere ibyo by'akazi kanyu mukigumanira. Nushaka gukora icyo kwibera mu nzu. No gusiga gutwaye. Mbese undi kamaze. Ayo uzamwiba tuzasangira. Ntabwo nshaka kumwiba. Lucas aramutse apfuye. Hagapfa nyine ibihari binzasigara nibyo. Bishize. Mwese ari umwana ngiraho kujya kwirirwa mvunikira. Ko nabuze urubyaro, ko buryo umuntu yirirwa ashakisha kubera kubura urubyaro. Uzashaka harabuzafasha kuzashinga ikigo cyo gufasha za Feri na Zaki. Nk'ibyo ushaka kuzabishinga. Mbabarira we n'uzagaye. Gende se iki k'umwana. Sha Imana nitanga wa mugani w'abakristo. Gusa ngiye wenda mbwira nimba ati ibintu by'abapfumu bivuyemo. Ubwo ariko ngiye rero matayo. Nyine mbwira nimba bivuyemo. Ngiye ntabyo nzongera gusubiramo. None ubundi amereye nabi aracyashaka abana kandi igihe nahereye. Barambeshya ngo arankorera bakankorera, ubuse bamariye iki? Mbivuyemo rwose. Ntuzavuge ingaruka ngo nizanjye ngo niki ngo njya biguteye. Ndeka naho mva. Nyama ibindi kubwira nibyo. Wembwira ngo ubivuyemo ntuzonye kumwanga ingaruka ninjye waziguteye ngo nibiki. None se ko wirirwa uvuga ibyo ari amagambo gusa, ubu niki wakoze? Aho gucyo munzanira ko ari ukuzamunera stress mukira no mu bindi. Ibihe bindi se? Ngo ninjye mu kazi. Nese ko akazi ni stress. Bamba bareka mu kanya nkatekereza. Sinzi icyo uri gushaka kuvuga gusa icyo nakubwira cyo ikadushaka. Yagiye kunjyana ngo mu kazi ke nge murana babagore ngaho bambaye mamini. Akazi kacakuramo abagore ndabikubwiye. Ndabazi. Ahantu babumba urumva hahura n'abagore gusa. Hanyuma iyo yagiye kuri biro biba bimeze bite? Kuri biro saza abagore babaje nabo baje kugura amatafari, kurangura amatafari. Ubwo ari iryo tafari mwaba mutabizi. Nazariterura nkari kupituma. Ikiza nuko ntari haba. Reka gushingira ibotike y'imyenda. Nako shop y'imyenda dapani botike. Okay nako. Kuko nzajya nguhamagara mu rukore. Nzajya nguhamagara mu rukore Fabiola. Ariko nyine ubwo nanjye ibyapfumenye ko gize iki bivuyemo ntazongera kubikubwira no munsi n'uyu numwe.
ubivuyemo se kuko nabivuyemo cyangwa n'ubundi wari ufite icyo gitekerezo cyo kubivamo nyine ngifite neza ko kitari warabimbwiye igihe nabonye buri munsi bamwe ngo baje kukuvura barakuvuye ngo dushake uducuma ngo dukore iki n'iki ariko iyo urivuga gutyo wazibya ntabwo ari we ibyo bintu wabizanye bizanye se gute ese niba narabizanye ko wabyakiriye nanakwiyamye uba wagiye waza kunyihera amafaranga ahantu nshaka kwigira nyine niba ushaka wakoze mu yasobuje se n'ubuhembwe buri munsi n'uwirirwa mu maso sobuje se nyongera sobuje bofuru mwise ngo ni boss wanjye wajya ungabanya amagambo sawa nari ibintu byose urabivangavanga ukabivangavanga hanyuma se iki gikombe wari uri kunywera amahanga gutyo ugisize hano fata ngewe ntukajya untesha umutwe hanyuma siko ndeba wirakaje ntabwo nirakaje ngambye ni ngomba kuba amafaranga mbimenye amafaranga ntabwo ari wowe ufite amafaranga nese konte niyo bakorera agomba nkabwira umucaca mbwira ahantu nshaka kwigisha kabanza bura narabitse hanze kubikubwira buranzo nunza nzakubita n'indi surprise utaruzi rwose muvandi kuko utekereza cyane kugura akabanza ku musore ibyo ni gusa amafaranga uhembwa wayashyira yenda saving kugira ngo iki kibazo nese ikibazo kigeze kuri miliyoni umva mbabarira ntumbwire ngo ndafata amafaranga y'umugabo njye kuyakongerera oya manzi nyumva ariko ntabwo iryo kosa njye nshobora kurikora nese ntabwo atamusaza umugabo wanjye ndamwizera cyane nawe niba mu kazi kawe udafite ukuntu wiyeranje ibyo ntibikureba kandi wumvishe ko bizinesi iri kuzamuka ntabwo wigeze umuhombya waramuhombya ntabwo namuhombye ntabwo rero menya mu bwenge ariko ibintu ngiye gukora rero sibyo reba miliyoni ubu ngubu umaze kugira miliyoni enye kandi nabonye ikibanza cya miliyoni 5 ese ngo miliyoni imwe kuyikora ugenda uyimuguze aya ntakwegoza aho tuvukana urani bofu kugira ngo uzayanyambure ariko uko mbonye ngenda umubwira ati ngewe mfite udufaranga duke nyongereraho nigurira nzakora nishyura ntabwo atekereza niko yakwa mugani tsiki biboro vuze ari byo nsigaye numva afite isereka gusinkite two numva nshaka kuruka twita twite Fabera twise umwana akose izina ry'Imana ndamata none se nubigicanshwe kirimo ugura twise nyine twise imanga kandi njya mbona uzabyara imanga umunsi wa twise nuko se kubise nuko nzi ukuntu tukirukaga ariko ari Imana yabivuga nyamara rero ufite ikibazo Imana agira iki ngo n'ubundi ufite ikibazo n'ukuri nata